au service de bien et au bénéfice du pays et musique. Kada yitwa Amabuye. Bayita Rumena Amabuye Stadium. Cyane cyane. Waze ngumeleza n'amasana ngomano. Ko mbona uri kongera indi mbona n'isukari wowe yarakubanye nyinshi. Ubu nta kuntu wanyihera ku isukari. Dore reba ikintu uri kurya ukuntu kingana. Reba na kofi yeta afite. Isukari ndi kuyibona nk'ishaka kwiyongera ku au service de Dieu, au service du pays, et musique. Ambassadeur Kimisagara, ndagusuhuje wowe inshuti muvandimwe, we wemeye kuba dukurikiranye muri aka kanya. Nshimiye yuko wakoze subscribe, kandi ubaye utarakora subscribe, uyu ni wo mwanya wo kuba wayikora kugira ngo ikintu cyose tuzajya dushyiraho kitazajya kigucika, maze ukaba umwe mu bahombyi bagize umwaka. Rero tugiye kubana muri aka kanya ni Kalisa wabo, aho abenshi banze muri club ya Ambassadeur Kimisagara. Rero duherukana muri part 1 y'amateka ya club Ambassadeur, ariko uyu munsi nifuje yuko nabagezaho uko turi kugenda dusa naho dusoza umwaka muri club Ambassadeur. Rero uyu munsi nabazaniye agace ejo bundi twaratekereje turaba duti twasoza umwaka dute, duhitamo gukora icyo bita promenade cyangwa se icyo abenshi bazi urugendo shuri. Rero muri aka kanya ngiye kubereka bimwe mu byaranze urugendo shuri, kandi bagenzi banjye wowe wabikurikiye cano ukaba usengera Kimisagara cyangwa se ukaba uri n'ahandi hantu hatandukanye ariko ukaba wifuza kuba mu Bujiya, wahawe ikaze hano iwacu, ni karibu. Twakira abantu bose nta kiguzi, rero ni karibu. Rero muri aka kanya tugiye gukurikirana uko ibintu byari bimeze. Ngewe ndagaruka mu kanya gatoya, ubwo utwo nabahitiyemo nyine mugiye kureba dusa nk'aho ari documentaire nabahitiyemo nyine, ubwo turi buze kuba dusoje. Reka ngaruke mu kanya twongera tureba n'ibindi, kandi ndabasaba ngo munizeho iminota mike cyane kugira ngo tubashe gukurikirana ibintu uko bimeze, kandi mbashishikariza gukomeza gukurikirana ibihangano byacu kandi munadushyigikira. Ahasigaye Uwiteka akomeza duhane umugisha.
ubibonye twari tumaze kuzamuka turenze imisozi, twarenze ibishanga, ibintu byari sawa cyane. Ahangaha twari tugeze aho turuhukira tugiye gufata impamba twazanye. Reka dukurikirane uburyo bamwe bagiye bazifata, ibyiyumviro bari bafite, ibyishimo, umunezero, byari ibicika. Twagiye. Aka gasukari ukabona uri kumva neza ko mbona wicaye nk'umwana wa burayi. Uri kuvugana nanjye uri murisana we musore ko mbona ukimereye nabi mwewe isukari urayibona ute? Isukari yatakaye urara isukari urayibona ariko mbiryoshye. Aha Brigitte amahoro uri kubibona ute iyi sukari? Ngabire iyi sukari uko mbona uri kongera indi mbona n'isukari wowe yarakubanye nyinshi. Ubu nta kuntu wanyihera ku isukari. Isukari yagabanutse. Yampaye chance. Twagiye. Dore reba ikintu uri kubyukuntu kingana. Reba nako Fiesta afite. Mwese muri bantupi. Aka gasukari urakabona ute? Kameze neza cyane. Fiye. Waga gasukari urakabona ute? Baburetse mbanze njye. Yampaye nkatara. Yampaye ubwo se siba mana Farensi aruno ndabafata ye. Iyi sukari ko mbona imereye nabi. Ngaho maho turebe. Uretse gatoya. Oye muhungu n'igitabo. Kesi rinete ko zenda gutaka n'isukari nkeya. Yampaye. Sukari yabunutse. Yampaye. Hano hari abagabo b'inkorokoro. Abagabo bikuye amaserengeri bakipura amapataro. Dore amapataro aho bayasize. Amacupa y'amazi barayamaze, inkweto dore bambaye n'ibirenge. Ariko ibishe cyayemereye nabi. Twageze gisubizo ngo ntiyavuga kubera isukari yabo banyu buryohe. Keve iyi sukari ko mbona mwayange menye neza. Sukari ndi kuyibona nk'ishaka kwiyongera ku yindi. Yampaye nka data. Ntacyo hagati aho mwese apeti. Ku musozo w'iyi gahunda rero y'ukuntu abantu barimo biyumva, ibitekerezo bari gutanga, uko bari kumva bameze, ndetse nuko bari babonye icyo gikorwa uko cyari kigenze, twaje gufata umwanya nanone dusimbuka umugozi, dukina agati, ndetse hari n'aho twakinnye umupira. Ibintu byose bigenda neza, ariko byabibabaje ubaye utaraje kandi nawe wari ukenewe muri iyi gahunda. Ariko turakuraritse ubutaha nawe uzaze, ni karibu. Reka rero turebe bimwe mu byaranze ko turimo dusimbuka umugozi n'ibindi byinshi twagiye dukora. Ndabizi neza ko tuza kuryoherwa, kandi umuntu tukiri kumwe mwibutse yuko ubaye utarakora subscribe wakihutira kuyikora kugira ngo ibiganiro byose tuzajya dukora hatazajya hagira na kimwe kimucika, maze tujye dukomeza tubane. Kandi ubaye ufite igitekerezo cyangwa inama watugira, watwandikira muri comment kugira ngo ibintu byose bigende neza. Reka dukurikire turebe. Isa nabyo. Umutekano turakomeye. Uri Urayibona ute? Hano mazi nta kintu byakumarira. Gisubizo iyi stade yitwa Amabuye. bayita Rumena Amabuye stadium. Cyane. Ubaraye mungando.
Zabura ufasha aha. Yes, umukozi. Egeranya amakuru simo. Yes. Nyiraminuka nabi pe niko bigaragara. Hanuka Biragaragara ko ari jari. bishyura ubugabo bw'abandi bantu. nongeye kugushimira wowe ugikurikiranye iki kiganiro ukaba ugejeje muri aka kanya ukikurikiye kino kiganiro. Rero ku musozo w'iyi promenade twari twatangiye twahaye umwanya umuyobozi Master Guide Nteziyaremye Sosthene, maze aduha inama zigendanye no muri ubu buzima uko twakwitwara ndetse n'imyuga tujya twiga uko twakwitwara, ndetse aduha n'urugero avuga yuko nubwo waba udafite ingingo zose ugomba kugerageza ukirinda gusabiriza, kuko nawe hari byinshi yagezeho nubwo adafite ingingo zose, ariko hari ibyo yabashije kuba yageraho kandi anigisha n'abandi maze babasha kuba bakibeshaho muri ubu buzima. Reka twumve iri jambo ry'umuyobozi Master Guide Nteziyaremye Sosthene, maze ku musozo waho aranadusengera maze Imana ikomeze uduhane umugisha. Ubwo njyewe nintongera kugaruka reka tuzabonane mu kiganiro cy'ubutaha. Hasta la vista, ciao ciao. Kumwe namwe igihe cyose. Nk'ubu mwaje aha mwumva umwuka waha byaba imodoka bisakuza ntabyo muri kumva. Yaba radiyo yaba iri gucuranga ntabyo muri kumva, no kwiyumvira akayaga gusa ko ku musozi. Niba noneho muri nkanga muri abantu barenga 50 byaba ari byiza. Si ikintu cya mbere bakundishije mu kwindi itorero kandi mukunde gusenga. Kiba ari cyo kintu cya mbere mbere y'ibindi byose. Itorero no gusenga. Ibintu byose ugiye gukora udafitemo Imana ntacyo biba bimaze. Ngo njyewe mbyeyi mbahawe ubuhamya bwanjye bwaba burebure. Mujya mubona abandi bose batagira ingingo ukuntu birirwa birukanka basoma. Yewe hari na benshi nigishije akazi kandi bafite ingingo. Nk'ibintu nkora Kalisa barabizi. Abantu bose babikora n'igihe babikora.
kandi bikijije benshi cyane. Kandi ubwo njyewe najyaga kubyiga i Kabare, nagendaga ku cyumweru mu gitondo nkagaruka ku wa kabiri. Icyo nshaka nuko nshaka umwaka utaha uzashira mufite ikintu mukora nka Club y'Amasaka. Mushaka gusohoka mwikureho tike mukagera aho muyikura, icyo mushaka inifomu mukagura, igitambaro cy'urugero mukadodera rimwe. Icyo nshaka ntabwo nshaka muzajya mwicara ngo mama papa dukeneye. Biriya bintu birakudindiza mu buzima bwawe, uhora wumva ko uzajya uhora usaba mama na papa, ariko iyo mufite icyo mukora mukorera hamwe biba byiza cyane. Ubu ntabwo muzegera umuyobozi abure kuza kubabwira ati aha mwabimuritse gutya mugorore gutya. Ahantu azi agura ibikoresho bya make ntazanga kubarangira hariho, ajya baragira ati mujye kugurira kuri iduka hari ibikoresho bya make. Ubu hari abazamara kubyiga bahite biyicarira bajugunya. Biriya bintu biba ari bibi tudebe. Bishaka niba wize ikintu uhita ugikora. Reke twicishe bugufi dusenge. Urubyiruko rugize Club Ambassador ndetse n'abana bato twasanze aha, baturindiye kuri uyu musozi, abandi barindira mu nzira baza, nta n'umwe wigeze akomereka. Jya guhora ku ngoma, reka ubwami bwawe ubwo bugiye kwimikwa muri iyi si tuzishime tubwimanye nawe data wa twese. Tugiye guhaguruka dusubire mu ngo z'ababyeyi bacu, inzira twaciye aba ari wowe duherekeza, nitugera aho tugiye amahoro turushaho gushima. Abasigaye nabo kuri uyu musozi basigarane nawe nabo kugeza ubwo kuri wa munsi niwerekanwa tuzishima tugusanganiye, nta n'umwe tubuze kuri uyu musozi. Kandi uru rubyiruko dukundishije itorero ryawe data, uzakurire muri ryo kugeza ubwo uzagaruka